byanga n'ukuntu ibintu byose bifite ari wowe wabimpaye koko ntabwo wabona hariya ahantu hasigaye hari kugenda neza n'abakiriya barabonetse kubera ibintu byinshi birimo uramutse ugize n'ikintu ukenera njyewe nakwegera rwose ikibazo rwose uzambwira wowe rwose ubu twaheze no mu magambo oya ntacyo nambwira ngo mwakire cyo kwakira se umuntu aba yarahaze ikintu mba nikenereye bya nkeneye wowe gusa nawe si ibyo kunyakira ibyo ntabitaje nta kundi nyine ariko mumbuye akaburusheti uze kuza kupanga uzansohokane muri iyi minsi ndumva nashaka kaburusheti dupanze ryari sawa n'ejo dupanze naza ahubwo wese ni gute nzabahuzara mukabimenya mwimbi kumva kuntu oya se kandi ukabimubwira turi kumwe ndashaka yuko wenda nabasohokana ahantu mwimbi nyine si muri inshuti se we nawe na moto ni muri inshuti nubwo ati dusohoka ahantu dusohokane na Emma urumva tujye gusangira akantu nyine tumwe twishime nk'abantu b'inshuti nyine atazankubita urushyi nabonye umugore wawe atoroshye wowe cyiza urumva uzabanza ubimubwire hanyuma uzadusohokana nyuma uje kutubwira nyine umwanzuro wawe uje no kuduhuza nyine wenda warabimubwiye yarabyakiriye ufise imbaraga ntabwo nazabona zo kubimubwira ndi jyenyine cyenze wenda turi kumwe ndimo no kukureba kubyo atavuga ati ndanakwanze ngavuga ati genda ntari bino ubundi ndasigarana nde Emma ariko se ndi jyenyine ashobora wapisha ubundi kubipanga uraza yuko tuzasohokana twembi namubwira ati rero Mutoni urabona ko uri umugore wanjye tumaranye igihe pe ariko nakunze nande na Emma naramukunze ndashaka ko aba umugore wanjye wa kabiri ariko nawe ukagira ute ukaba uhari uri umugore wanjye wa mbere ariko byora twese turi kumwe ukazabyakira turi kumwe rega turi kumwe nibwo byaba ari byiza ese ubundi basi ukibona hari iby'abakekaho wenda akabona ko shakiritse cyagiye nyine igihe wambwira ngo mugurize amafaranga yasigaye afitemo akantu yasigaye afitemo akantu k'akabazo ntabwo byabura yabiketse none se wowe ko muganira muri inshuti ubona hari igitekerezo cyo kugukeka habe namo yanjye nta kintu abajya nyereka cyo koza ukuntu twari inshuti no kuntu yagikundaga kuza kundeba byaragabanyutse nta gakiza kundeba cyabyo nta kazi ke nashaka azabiri ariko nshaka ko muba abagore banjye bakundana mukundana se arubwo umwanga wo oya pe nta kintu mutwara nta kintu nta nubwo namwanga nawe rero ndashaka yuko nta kibazo nawe rero ndashaka yuko atazakwanga cyangwa se ngo mwangane kuko mwese muri abagore banjye kandi ndabakunda nta kibazo tuzabireba ubwo ngubwo nibikunda ndaje mpange gahunda upange uzambwire niba tujya gusohoka nze niteguye ko ashobora no kunkubita cyangwa se akabyakira wenda uriya nubwo umubona kuriya rero ntabwo ari umugore mubi nta mutima mubi agira wenda bine ubundi wenda ntibyabura kumubabaza ariko azabyakira ndabizi ndamwize kazima nuko wenda intandaro yabyo byose ari kugira ngo ndebe ko njye nawe twakwibyarira kandi sibyo urabona maranye nawe imyaka kugera muri 2 n'igice ntanga rero nawe arabizi aho kugira ngo njye gusambana buri umwe mbo uyu munsi naryamanye muri mujuraya navuga ati rero kacaka undi mugore wa kabiri nawe akaba abizi biba ari byiza iyo ushatse undi mugore aho kugira ngo wiruge mu ngeso mbi z'ubusambanyi sibyo se rero nabonye wahiye tuzaba tureba nyine nabyemera azaba ari amahirwe byemera byo azabyemera ndabizi wenda tutitegereze turebe ntawamenya iby'abagore umugore agira imitima itandukanye njye mbona nanjye ubwanjye hari ibintu ntajya nemera n'ibyo nemera biba bigoye ibyo nemera biba bigoye njya gusanga bishimiye kuba waranyemereye nta kibazo umutima uremereye kandi wakoze no kuza kunsura namvaga no kumva nzajya nza buri munsi noneho muri iyi minsi Kati
hagarara uri kugwa kugira isoni warasaze isoni z'iki se kandi cucura iki iyi karitsiye imazemo ameza ngaho gusa n'abanyamaze mu kwezi kumwe n'iyawe ako mwagiye mureka kwiramba iyi karitsiye n'iyawe warayubatse kwa gatatu mu kwa kane amaze niyo naba naraje mbere nuko kariya kaduka niko kakongoje kawe se wahire gusa twumvikane inde wowe kongera kuntuka sibyi wawe sinaha iwawe sinamuzuru ndavuze ko wabuze umugabo abasore bose bari hanze uragira ngo mukugire wabuze umugabo uragira ngo mukugire umugabo ngeze ntakwemera hanyuma se nimutanye mpagaritse ahangaha ngo ushake wakumana yanjye umpagaritse ahangaha ngo bigende muzima nshaka kwibaza ikintu kimwe uri wibaze nyine wavuye iyo uva uje nagukora mfite ibyanzanye hanyuma cyakuzanye gutwaraga w'abandi harimo uwawe natwaye ariko ko numva ufite ikibazo ubundi urinde natwaye njyewe harimo uwawe na natwaye muto uzi isano dufitanye niyo mwaba muvuganye cyangwa niyo yaba aramaze kagize wenda ni murumuna wawe cyangwa ari mushiki wawe mubyara wawe umva mbwereyeho umva mbwiza ukuri njyewe ntuhazi nawe mugabo bamushingukiwe wawe ariko ubu rero nabwo bakagenda bakabushuka ntimwasezeranye amategeko uriya barasezeranye ndabizi ko basezeranye nuko n'abagabo mukagenda mwatandaraje ngo babarebe wakoze ibyo waje gukora nawe ugacuruza amaduka wahomba ugahomba ugataha iwanyu wakunywa ukahaguma ariko utabangamiye abantu ariko ubugabo buto bwo niko bufite amahane ibyanzanye wenda nabyo birimo ubwirwa n'iki ko byo bitanze umva ngo ubwire rero mukuragaho kurnyo umva kubwire uriya mugabo mutoni nadatuza ngo tumusangize nzamwihari ubwo wari gusangira umugabo na muto cyane rwose nimba atabishaka umva akagore urigeni iraduka rye urinzi njye twika wowe uritwika ushobora kuritwika rero bakazamukamo byinshi njye nawe ikintu dupfana ko ari uko ndagwahira iwawe bikarangira ntushaka uzabyihore ubu ngubu nabura uretse uriya mugabo wandi twajya dura nkagusuza mwiriwe hanyuma se nyine uretse ubucucu umagaritse ahangaha kugira ngo harya witwa uriya ibyo se birakwiye kareba agahanda bavugize ukuri n'utitonda reka nkubwire wa kagabo njye ntabwo nzi kagabo uri bw'umushoboka uri kunyumva wari ko umuntu hano kubona ko umuntu muri mu nzira njye gukubitira hano babibone ngaho ni kankubwire ni kankubwire ubu hageze umuntu uza agasanga umfashe gutya wandikure haramazi umva nakubita njyewe reka nkubwire wa kagabo njye ntabwo nzi uri kunyumva cyane uko kubita umugore ari icyaha wamfunga ndakubise shawe ndekura kigira vuba ukabona kagenda gusa ngayireshe wongere unkoreho kangwa icyayi winywere n'ubundi nicyo usanze mfite hari ikibazo se haranakonje ariko harakonje byo ko nimba imbere rwose ikihe cyinshi bikimarira ko nzi yuko abakire mutajya mubikunda nawe se waba wamukira ubu ngubu umugabo wacu nase ko ukutse ikihe cyinshi wakuze igihe gikeya aya mpamvu ko nari maje kunywa ngewe mu kanya naje kunywa mu kanya ukajya urampereza akaya byose urabinkorera n'isukari byose hari nta kintu ntagukorera umuntu nkawe wampaye n'umugabo se nta kintu ntagukorera ni ukuri gusa n'abamuguhaye harya turamusangiye n'icyayi nk'uko tumusangiye tuba dusangiriye muri kamwe kuko dusangiye abantu basangira umugabo se dusangiye icyayi bikanatuma bari mumeze neza ariko wenda tumeze neza turabona umugabo wacu ameze neza
umusize rero ese ko mutazi ntabwo yari yavuye mu kazi byavuze cyangwa se ntabwo yaba yakubwiye gahunda afite cyane aheruka kumugisha ejo avuye inangaha nyine ukuntu yari aje kureba hano mu rugo nibwo aheruka kumvugisha rero nanjye abana yawe yagiye naho ubundi se urabona ko ari mu mbeho amagiripe arashira ndumva nkunganire uranyamagana no kuzirwara ntabwo nyine gishyushye cyane kera mama yaduhaga igikoma tugahoresha ikiyiko nk'uko cyangwa ukajya gukora nk'aka ahise kandi mu kintu tw'abantu uvuga ku kayiko wakanywesha ukazahaga wabuzwa n'iki se ubu ngubu kano nkakoresheje ntabwo cyashiramo cyashira pe cyashira ahubwo cyane ntabwo bigira pe cyane wase ko narindi mu turimo two mu rugo ntabwo nari mfite ndetse ukuntu ndi kumva nkonje mfite imbeho nuko nyine uje mu muhanda ugenda mu muhanda kandi umuntu uri kugenda ava ari utagira imbeho sha mu muhanda hari imbeho mu muhanda haba hari imbeho cyane muryoherwe rero murakoze kukoza ejo umugabo yari yambwiye yuko uyu munsi ari buze kuwusuhuza niba ari buze ko ese niba yakubwiye wenda wowe yakubwiye gahunda z'uyu munsi ntabwo yari yabimbwiye nuko yambwiraga ngo araza kunsura ahubwo ndabona nahageze none se amakuru sha mwana ntabwo ameze neza muri iyi minsi n'igihe kwa muganga nubwo ukomeje kwirarira ntakubeshye ibyawe nta byaragaragaye iki se urinda uhingiriza rubanda noneho nsigaye numva ahantu hose bavuga ngo reno yabaye neza asigaye ahingira rubanda kwihangira imirimo nk'iyindi hari ikibazo kibirimo niyo nk'itangaza muriyo muzapfa muri abanebwe nta kintu mwigejejeho ngo wanze gukora bubyisi ngo wanze mwajya mu bantu bakuru ntabwo ubundi ukurikije urwego wari uriho mbere ubona noneho utagenda usubira hasi aho kuzamuka urwego narindi hose rw'iki ko n'ubundi nyiri isonge nubona nateyemo imyenda myiza agakaramu urabona yuko kaba kangaragaza nk'umuntu wize ahantu ntari isonge se niye ari isonge ni ukugenda ugaragara ku ifoto gusa nta kwiga nta ugenda uhingira rubanda aho ubonye hose akarakawukora ako se guhingira rubanda ubu uyu mupira uruta uyu nguyu uyu mupira ugura angahe mwajya mwemera ko mwamanura urwego mwasebye none se ubundi ubu ngubu mukemeza kamwe uwadusanga ahangaha yavuga uwadusanga ahangaha yavuga yuko ari nde muntu nyine wibitseho agatubutse wadusanga ahangaha yavuga ko ari njyewe wese bwo byaba kureba ngo bimare iki kamubwire niko kwambara neza se wibitseho sida byo wayishimara sinjya nkubona buri munsi ujya gufata imiti ya haruguru ku kigo nderabuzima nanjye ndayifata hari n'abatayifata ubwo se ibyo ngibyo byo tubishima hari n'abatayifata ariko iyo ni indwara ibyo ntabwo ari ikintu umuntu yafashe ngo yize ni indwara none wayanduye bigenze gute wayivukanye fata uburaya bwawe muri ya minsi yashize bumaze kugabanyuka utangiye kujya ugira kuvuga uburaya ariko mbona wowe undenze indese ndi isongi nyine menya rega isongi urumva menya n'uburyo mbwirinda nubwo naba mbikora nzi uburyo ni ubuse ko ntabandura nkawe ikibazo ni kimwe ni uko ukora ibiraka aho kugira ngo bakwishyure amafaranga bakakwishyura kuryamana n'abakobwa nawe kuryamana n'abakobwa se gato nawe ndaza kukubona ku murongo utonze ziravuga byagaragaye ntabwo turasuhuza ndetse bimeze biteze cyarasaze muze ndimo kukibwira amakosa yacyo kigashyiraho gucyura umuntu se wagira ngo nshaka kumenya cyakene sarateri cyabaye nibyo muze nkibwira ariko ikibazo ntabwo wemera amakosa ye ntabwo nawe ugenda umwumva mu ntuza gusa
ukuntu ugenda ruraritse Arabere gusa aho gusuhuza n'uje urugana ihore iya mbwashasa nukomeza kwaruzigeza he uya mwihorere wimutega iminsi zamwibwirira uyu mu Rwanda kuze kumbe imbere hanga mbona se kuki wanjye utambwiye aho bimeze neza none se kuba twararanye wowe urabona uyu munsi ntari bukuraza none uje kurara hano sindahabwa ngo muri burare hagati Meze meze neza. neza neza udasanga turi kwimera akacyayi sha ntabwo nkunda cyane kurekera kari agacupa ibi ngibi ntabwo ajya biba niyo mpamvu nanjye kuziteka mu biba byanjye Najya kubarera najya kwinywera. none se hari ikibazo twasangira umugabo gusangira icyayi ibyo ngibyo ngo hari ibintu byadutwara nta kintu byabatwara ntabwo pe rwose uvuye hehe twavuye ku muhanda ngo tuzana iki azana ikikonje mu rugo Sinabona tutari kumwe cyayi cyonyine nta n'umugati uzanye ko kurya. ubu koko nzajya ngenda ngure n'imigati koko Twaye ikibundi ko wagiye kubikora. ntajya muyigurira se niba Tuna amafaranga njye kuwuzana. Ni hano haruguru nahe. ubwo ujya kuzana kandi ndetse Yaha. shuwa Iwanjye se bundi wabusizeyo narayama ndetse kugirwa nta gitenze urafata mu rugo ugezeyo nanjye mfata ariko erega wowe urakuze cyane aracyari umugeni ariko nuko azajya ufureka cyane sibyo ese ko bakiri umugeni none njyewe singira umugeni se ari umwana mbese iyo umuntu atari yabyara aba akiri umugeni gusa nkunda ukuntu mukundana pe ubundi ibi bintu biboneka hake mu kubona bake bakundana nkamwe nawe nukomeza kudukunda nta kizatugora. ariko njye mwese ndabakunda muratekereza iyo mba ntabakunda simba narahisemo mwese ariko navuze ati sha twese ugomba kudufatanya ndabafata kimwe ahubwo muzi igitekerezo nungutse aho kugira ngo muzajye muguma mube muri izi nzu zitandukanye nta kuntu haza mwese mukaba mu nzu Akareka ntabwo ibyo bishoboka ubwo se wagira abantu ikihe cyuma